Iri ni ijwi ry'ububyutse muri Afrika hagati. Buri wese ufite inkomoko mu biyaga bigari, nawe wumva cyangwa ukavuga ikinyarwanda cyangwa ikirundi, utegure kwinjira muri gakondo yawe. Urinjira ute? Urinjizwa nande? Urinjira niki? Ibisobanuro uzabisanga mu masengesho azajya aba buri wa gatandatu, buri wa kabiri na buri wa kane, saa 3 z'ijoro mu biyaga bigari ni Burayi. Ni mu nsanganyamatsiko igira iti dutabara Uwiteka dutabarane nawe. Turabisanga mu Bacamanza ibice 5 n'umurongo wa 23. Uhawe ikaze risesuye. Yesu Kristo nashimwe cyane abaduteza amatwi mwese. Nongeye kubaha ikaze. Haleluya. Ndashimira mbere na mbere umwami w'abami, umwami Yesu Kristo, umwana w'Imana wadupfiriye ku musaraba, wamennye amaraso ye kugira ngo tubone ubugingo buhoraho. Yaritanze kugira ngo arihe ibyaha, arihe igiciro, arihe ikiru mu cyimbo cyacu, mu cyimbo cyawe nanjye. Niyo mpamvu namwakiriye nk'umwami n'umukiza, nkamwizera, nkamushyira mu bugingo bwanjye, akaba arimo nanjye nkaba murimo, nawe akaba ndimo. Nicyo nawe ngusabira. Niwe nzira, akaba ukuri, akaba ubugingo, niwe byose muri byose. Haleluya. Rero uyu ni umunsi Imana yaduhaye nanone kugira ngo tuyishimire. Haleluya. Kuko kubuhumeka ntabwo ari kugira ngo ugire amatiku. Kubuhumeka si kugira ngo ukore ibyaha disi. Kubuhumeka hari icyo Imana igushakaho. Iyo uri mu isi uhumeka hari icyo Imana ibigushakaho. Ariko akenshi ntabwo abantu babizi. Nanjye ntabwo nari mbizi, ariko nagiriwe ubuntu menya ko mu by'ukuri muri iyi si turi abagenzi. Nkanjye urimo kuvugana nawe ndi mu nyongezo. Ni ukuvuga ngo ndiho ku bwa Yesu, mbere y'aho Yesu, ndiho kubwe, mpumeka kubwe, mbaho kubwe, njya kubwe, nambara kubwe, ndiho ubuzima bwanjye bwose niwe. Ni inyongezo rero, kuko yanyijije imfu nyinshi, sinzi umubare wazo, ubu ni nyinshi cyane, nagombye kuba ntakibukwa. Rero kubera ko ndi mu nyongezo, inyongezo ni ukuvuga ngo wagombye kuba warapfuye none uriho. Rero nyine nawe agomba ku-exploita iyo nyongezo au maximum. Rero ndakwifuriza nawe kumenya niba uri mu nyongezo cyangwa niba uri mu isi ukora ibyo wishakiye. Uwo Yesu Kristo rero nkubwira niwe nzira unyuramo ikakugeza mu kuri, ari wewe jambo, bikakugeza mu bugingo buhoraho. Mbese umwana w'umuntu aramutse agize ubwenge, akenge niyo kaba gake gusa, agatekereza akavuga ngo kuri iyi si nzahamara imyaka ingahe, we akibarira. Reka nkubwire, ndetse akiha myinshi, ntiyihe mike ngo azakenya ukino. Oya, reka aka kantu tugatekerezeho none aha ngaha rwose. Buri wese name ibitekerezo bye. Wowe ugatekereza uti nzamara imyaka, reka tuvugiriya y'igihe cya Nowa 120. Ibarire usange wumve ko ufite uburenganzira bwo kumara imyaka 120 muri iyi si. Ikindi, muri iyo myaka 120 uzamara ku isi, wihe ubuzima ushaka. Ubushize narababajije ngo nabajije buri wese ngo urashaka kumera nkandi, urashaka kuba umukire nkandi, urashaka kuba icyamamare nkandi, urashaka kureshya nandi, urashaka gusa nandi, urashaka kugira inzu nk'iyandi. Icyo gihe iyo umuntu kandi arimo kwifuza ibintu by'abandi, aba yatakaje umwimerere we, aba yatakaje uwo ari we. Ndashimira Imana ko yansobanuriye umwimerere, ikanyemeza ko ndi umwimerere, bikanjyamo cyane ndi umwimerere original. Nukuba original, ndi unique. Nta wundi Mare Esteri muzabona mu isi, nta wundi Murebwayire ngewe muzigira mubona. Nta wabayeho, nta uriho, nta nuzabaho. Nukuba niba rero ari jye nyine, ari jye uriho uku, uyu mwimerere wanjye ngomba kuwubaha nkawubahiriza kugeza ku rwego ntagira uwo nifuza gusa nawe,
ntagira uwo nifuza gukora nk'ibyo, ntagira uwo nifuza kugira nk'ibyo afite. No. Ari nayo mpamvu ibyo ngibyo bikamura ikintu cyitwa ishyari, ya mbuto mbi y'umwanzi, ya yindi yamukuye aho yari arameze neza. Yashatse ngo kureshya n'Imana, cyari ririnjira ashaka ngo kureshya nayo, gushaka kumera nk'uriya. Ari nayo mpamvu abantu barogana, uba wagiriye ishyari, uba wagiriye ishyari. Ndabisobanura nte Mana yanjye? Ntawe nshaka gusa nawe n'ukuri, kubera uzi impamvu Yesu aranyuzuye akanyura, nkumva jye nawe turihagije. Haleluya. Arampagije nanjye ngahaga, ndanyuzwe mu mutima wanjye, ndanyuzwe. Yesu aranyuze. Uko meze ndabimushimira, nzabimushimira ibihe byose. Dukomeze ya myaka 120, ukavuga uti ndashaka kubaho ubuzima bumeze gutya, ubuzima ushaka bwose, bwose ariko ukabubaho. Niyo wakora ibishobora kuba byakwica, tuvuge wenda gusinda cyane, gusambana cyane, kurya cyane, ibintu byose bya excès, bya bindi bishobora kwica umuntu, ntibikwice, kuko ugomba kuba imyaka 120. Ndashaka kukubaza, bizaba bikumariye iki iyo myaka 120 ishize ugapfa ukajya mu kuzimu? Uko wabayeho ubuzima ushaka mu isi, ukagenda uko wishakiye mu isi, nukuri ukarimbuka, bizaba bikumariye iki? Yifata imyaka 120, nafashe myinshi cyane. Noneho gira akenge, ndagusabira ngo ugira akenge, uyigereranye n'ubugingo guhoraho iteka. Ugahoraho iteka, uri mu mudendezo, mu munezero udashira, mu munezero udashobora gupima ngo umenye ngo ukuntu uwo munezero umeze, umunezero utagereranwa, kubana n'Imana yera, aho Imana iri akaba ari huba. Yesu ni wavuze ati uzamarira iki umuntu gutunga iby'isi byose ariko agatakaza ubugingo buhoraho? Bene data bakundwa, aka kantu tugatekereze, gira akenge gato gusa. Ndasaba umwuka muntiriza akenge gato, atekereze kuri iki kintu. Urarwanira iki? Uranganira iki? Uragirira iki ishyari abantu? Urashakira iki gutegeka abantu? Urashakira iki gukontorora abantu? Wabaye wowe urashakira iki gutesha abantu umutwe kugira ngo buzuze icyobo cyawe cyapfumutse gifite metero nyinshi, kuko wanze kugishyiramo Yesu Kristo? Nta wundi ushobora kuzuza icyobo cy'umwana w'umuntu kereka Yesu Kristo. Iyo ndimo akazimagiza, iyo akurimo akazimagiza. Niyihe mpamvu se wumva ubaye blessé ngo ntago ngo umuntu ngo yagusuzuguye? So bivuze iki ibyo? Ngo umuntu ngo hari ibyo ngo yagombaga gukora ngo atakoze. Hanyuma kuki wumva umuntu yaguha konterandi? Kuki wumva wamenya ibintu by'uwundi? Kuki? Ni uburwayi ahubwo buremze. Ni ikibazo gikomeye. Ntabwo wiyubashye, ntabwo wubashye Imana yakuremye, ni wiyubashye. Ufite ibindi ngo ukeneye no kumenya nibi, ukeneye no gupakira cya cyobo, ukeneye no gushyiramo control. Ushobora gukontorora se abantu bakagukundira? Ntabwo bashobora kugukundira. Ngo shaka kumenya ngo ibintu by'abantu bose, isi mbese aba ariyo uroha muri cya cyobo, ntiyakwirwamo. Urohamo ubugome, ntibukwirwamo. Urohamo ubusambo, ntibukwirwamo. Urohamo ishyari, ntirikwirwamo. Urohamo ibinyoma, ntibikwirwamo. Urohamo ubusambanyi, ntibukwirwamo. Urohamo ubujura, amanyanga, ntibikwirwamo. Birakomeza icyobo kigasigara. Noneho hari icyobo cyane. Yes. Inzangano ntibikwirwamo, guteranya ntibikwirwamo, ubugambanyi ntibikwirwamo. Nta cyakunyura muri ibyo.
bijya muri cya cyobo kikurimo bigahoroba. Yes. Kunegurana ntibikwirwamo. Ashwe reka da nta ibintu by'isi byose ubirondore ukore list ibyo nzi n'ibyo ntazi, ibyo uzi n'ibyo utazi, byose ubishakisha urohe mu cyobo cyawe ntibyuzura. Ntago byuzura. Kugira abashane abagaragu ntibyuzura. Kumva kutegeka abantu ntibyuzura. Akada kwicira abantu kurwara nk'inda ngo ngurinezeza ntibyuzura. Ntago byuzuza cya cyobo. Icyobo ahubwo kizakomeza gicukuke cyane kugeza umunsi uzagirirwa ubuntu ugafata Yesu ukamushyira muri cya cyobo akacyuzuza. Ukumva uraruhutse, ukumva amahoro, ukumva ntabwo ukeneye kumenya ibintu by'abandi. Ese ibintu by'abandi abantu babishaka wiki kuki? Ukumva nta muntu n'umwe wumva wayobora, ahubwo wafatanya n'abandi, ahubwo wakubaha abandi. Nuzabona umuntu usuzugura abandi akavuga ngo abantu ngo bayi ntabyo, ngo nta bintu bazi, ngo abandi nta kintu bazi gukora, ni umurwayi nyine. Cya cyobo cyacukuye cyane. Buriya ngo niwe ubizi. Nuzumva umuntu uvuga ko ari we ubizi, ko ari we uzi ibi n'ibi wenyine gusa muri iyi si, ni ukuri niwe bashakiraho ibi, nta bandi babizi. Abandi bose ni chini. Icyobo kiramwishe. Yesu niwe wenyine wuzuza icyobo. Rero ako karakanyuzeho kugira ngo mbabwire ko Yesu ari we wuzuza icyobo kiri mu muntu. Ntabwo ushobora gushyiramo inzu z'amamiliyoni magana n'uwaguha amamiliyari n'amamiliyari y'amadolari. Icyobo noneho gihita gicukura cyane, kigacukura cyane. Hanyuma abagore bose abitwa ngo ni beza bose mukaba muri kumwe bari muri iyo nzu y'amamiliyari $. Ahubwo icyobo kirushaho gucukura. Ibiyoga byose ukabinywa byose icyobo kirushaho gucukura. Amazu yose yo mu isi ukayagura, ahubwo noneho icyobo kirushaho gucukura. Kuko nta hantu bihuriye n'amahoro Yesu atanga. Ntaho bihuriye n'amaraso Yesu, n'amaraso Yesu Kristo. Haleluya. N'amahoro Yesu Kristo atanga ntaho bihuriye. Amahoro Yesu Kristo atanga avunje ibyo byose. Agakiza atanga kavunje ibyo, karushije ibyo byose. Yes, ubuntu yatugiriye busumbye kure. Imbabaza guha iyo wihanye zisumbye kure. Umudendeza guha iyo uri muri we, iyo ari muri wowe ukaba muri we bisumbye kure. Uyu munsi rero nongeye kubaha ikaze. Mfite ubutumwa bwa bene data bariya Barundi n'abarundi kazi. Haleluya. Nukuri reka mfata umwanya kugira ngo mbahe iby'umwuka w'Imana yabantumyeho. Yemwe ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye.
bakundwa, barundi kazi, ya igihe kigeze niko bigenda. Iby'Imana yateguye kera ku bw'abarundi n'abarundi kazi, iby'abahanuzi bavuze, iby'Imana yabatumyeho imyaka n'imyaka, ibyo mwategereje mukaba buri wese avuga ko arushe, ndarushe, amasengesho yanyu ni ndarushe, kandi nibyo murarushe. Muruhijwe n'abagombaga kubarengera, muruhijwe n'abahaye igihugu umwanzi bakajya Satani, muruhijwe n'uwo nguwo witwa ko ngo abayoboye uwo Ndayishimiye wagiye mu bafuramaso. Abafuramaso nta kindi rero, agomba gutanga amaraso. Satani bagomba kumuha amaraso, ababeshya ngo bazahama witeka disi, ababeshya ngo bazakundwa, ababeshya ngo bazahirwa, ababeshya ngo bazamenyekana, ababeshya ngo bazabatinya, ababeshya ariko inzara igatera mu gihugu, abanyagihugu bagasonza. Hakavuga ko afite stock. Ndayishimiye wowe, ndayishimiye wa mugome we, abarundi bishwe n'inzara ukavuga ngo ufite stock. Ubwo nibagiwe no kuzana biriya yavuze by'umurengwe. Nta kibazo. Umuperezida Satani abiba n'akenge gasanzwe kumwimerere, akavukanano kakandi gatuma urya washaka kujya kwituma ukumva ko utagomba kwituma mu myenda ukajya muri toilette. Bene ako ngako, aba bagome ntako bagira, bene ako ntako bagira. Kakenge gatuma wumva ugomba koga kuko wanduye. Bene aba ntako bagira. Satani arabahuma cyane kuko baba bamwishyiriye, baba babyemeye, bagira bababyara mu batisimu, manyara wo muri Kongo wamubyaye. Abaturage bazapfa, bazatuka Imana, bazabura ibyo kurya, ndetse n'intore z'Imana babandi bayitakira amanywa nijoro, inzara ibarye, baburi epfo na ruguru, babura ibyo bagaburira abana, bavuma Imana. Ngwiki barundi kazi, barundi kazi. Rero ubu nje kubabwira ko muratabawe. Muratabawe. Umunyarwanda yaravuze ngo kugera kure siko gupfa. Sinzi niba namwe mufite uwo mugani. Kugera kure siko gupfa. Reka mbabwire barundi, Satana birotoyeho, Satana bishimye hejuru, ariko buretse urebe impindura, buretse urebe amahindura, uko aho mugeze mubabazwa nabo bashinyaguzi bo muri CNDD FDD basahuye igihugu, bakaba aho babisahuye. Ariko abantu n'abagome koko, ntabwo bashobora kubirya ngo babimare, abana babo ntibazabirya ngo babimare. Barasahuye gusa kugira ngo basonjeshe abanyagihugu, babaza abanyagihugu. Amarira y'abanyagihugu niyanezeza Satani. Iyo abanyagihugu barira, iyo abanyagihugu baboroga ko nta biryo, iby'igitoro biza nyuma, biza muri abo biza mu bahaze disi. Ibiryo byibanze bikabura, abantu bakabura ukuntu bahaha, bakabura icyo bahahisha. Hanyuma perezida upfuye nabi akaza akavuga ngo afite ibishimbo, ngo afite ngwiki, ngo afite ibintu byinshi, ngo ubwo se ngo kuki bo batabifite. Imana buriya byayigeze mu matwi. Niyo mpamvu ugiye gupfa nabi. Ntabwo upfa wenyine, urapfana nabo banyamurengwe boss. Nkuko bisanzwe, kuko Imana ivubira imvura babi n'abeza. Nanone nibije guhana babi, n'abeza baragenda. Ariko muri abo beza harimo umugeni wa Kristo. Barundi kazi, nje kubabwira ko mutabawe. Rero muratabawe. Aba tuganira bango urabongo koko turarushe
turarushe turarushe mama turarushe none turasenga Imana ikatubarira ngo bizaheze ngo iraturuhuye icyumweru kigashira ukwezi kugashira ati turarushe nta kwezi nta byumweru na Imana ije kubaruhura Imana ije kubaruhura gusa dore ikintu isaba irasaba ngo nimwitegure nimwihane akaganya gato iyi minsi mike mushigaje kugira ngo ibatabare nimuyihaniremo nimwezwe kugira ngo abataha batahe n'abasigara basigare ari bazima abarundi kazi uyu nguyu wabikiye uyu nguyu washinyaguriye uyu nguyu ndayishimiye uvuga ngo afite stock uyu never uyu nguyu aya magambo yo kwishima kubene gihugu bashonje umenya na Peter atarigeze yavuga umenya na bajya basimburanye umenya na buyo yatarayavuze umenya bagaza atarayavuze umenya micombero nabo atarayavuze ahari nabo barabagome mu buryo bwabo ariko umenya batarigeze babwira bishima hejuru ku banyagihugu bashonje umenya na Ndayizeye atarayavuze ntibantunganya ntaryamira umenya batari abo baperezida umenya batarigeze batungura mu kanwa kabo ngo baravuga ngo murashonje ariko neva ni umugome ariko uziko abadayimoni bavugisha umuntu ibintu koko bikomeye Mana yanjye oh no bakundwa barundi kazi inshuti z'Imana igihe mwazamukiye igihe mumaze komana ubwoko buriho umuhamagaro nuko mbese ni nka bene wanyu hirya iyo ngiyo aho ngaho ubwoko burimo umuhamagaro murawurushye mwabarundi mwe murawurushye kugeza aho buri wese araryama ngo akarota ngo yabaye perezida w'u Burundi buri wese aragenda mu nzira ati mbaye umwami w'u Burundi ati dore gahunda yanjye ngiyi ubwa mbere nzabagenza gutya ubwa kabiri dore uko ariko abarundi n'abarundi kazi Imana yanjye satani aragoreka akagorora kongera akagoronzora kongera akagaruka amagambo yose ashaka kubavugaho arayavuga kabishima hejuru buri wese murarushe ariko Imana iraje ibaruhure Imana iraje yahageze ngo ibaruhure ntago muzongera kwibuka imiruho abagiye gusigara abagiye kurokoka
ibi bihano bije byageze ku muryango abari bubirokoke ntago muzongera kubabara ntabwo muzanibagirwa uyu mubabaro uzaba amateka ushobora kuvuga uti buri yavuze ni ukudushinyagurira nawe ndaguhakaniye nta mezi nta byumweru nta minsi nta mezi nta byumweru nta minsi ntuzavuge ngo nkubwiye umunsi nta mezi nta byumweru nta minsi mushigaje mugiye gutabarwa bigaragarire buri wese ko abarundi n'abarundikazi ko igihugu cy'uburundi ko Burundi butabawe Yesu yego byakire nk'Imana ibivuze niwumve irijwi ry'uyu muntu nubwo waba utankunda yego nubwo waba ufite ibyunyangira yego tu as raison gose tu as raison parfaitement raison nubwo tu ne m'acceptes pas ariko iki gihe bakukubwira kigufitiye umumaro ugomba kucyumva cyumva umva ngo Imana ije gutabara abarundi n'abarundikazi kandi irabatabara ku manywa y'ihangu nukuvuga ngo isi yose igiye kureba ukuntu abarundi batabawe kandi ntabwo muzongera kugira umuntu umeze nka Neva Ndayishimiye irinda ryibagiwe Yesu ntabwo uyu arashoje abakabaruri nibyakurikiraho gatoya nabyo ntacyo biraba bivuze hashobora kuba hari ububyumvise ibyo mvuze ariko ndagira ngo mbamenyeshe iri ni itangazo ku barundi n'abarundikazi ndakubwiye ngo niyo naba ntakujyamo niyo waba utankunda ibi ngibi ngubwira bigufitiye umumaro ko Imana ije kugutabara ije kubatabaza izanye umutabazi izanye ubutabazi izanye abatabazi mbega umuteguro w'Imana ku barundi mbega ukuntu Imana yabateguriye mbega ukuntu Imana abantu bagiye kwifuza kuba abarundi icyo ngicyo nkubwiye disi ntago ngushinyaguriye oya aho mugeze mwifuza gute ko niyo Imana yashaka ikabahibuye ibuye akaba ari ryo ribategeka ribayobora ariko mukaryama mugasinzira mukabona ibyo kurya mukabona n'igitoro cyo gushyira mu ntoza koko aho mugeze ijuru rirabibutse muratabawe ntabwo muri buhabwe umeze nka Neva ntabwo muhabwe umeze nka Micombero ntabwo muri buhabwe umeze nka Bagaza ni muri buhabwe umeze nka Buyoya ni muri buhabwe umeze nka Ndayizeye ni muri buhabwe umeze nka Nibantunganya ni muri buhabwe umeze nka Ndadaye ni muri buhabwe umeze nka Ntaryamira ni muri buhabwe bose ndabakurikiranije ni muri buhabwe umeze nka Peter Nkurunziza ni muri buhabwe umeze nk'iki cyorezo uyu mugome uvuga ngo afite stoke abarundi abitwa bene wa barimo kwicwa n'inzara abana bicwa n'inzara ababyeyi bicwa n'inzara amabere yarasubiye mu bituza we mugome wowe ngomba gupfa nabi wowe rwose kuko n'ubu nta nubwo uzihana wasinye watanze ubugingo bwawe watanze amaraso yawe utanga n'ay'abarundi utanga ya bose uri norotu uragiye rero usanze ishobuja wakoreye uragiye wowe Ndayishimiye Neva uragiye ntagiye ushegaje rwose umva mugahe gato umaze ukoze ibintu bibi ubaye mubi ubaye umugome cyane kuruta abakubanjirije bose imiborogo amarira imiborogo wateje ariyo azo nduru zigiye kuguherekeza kandi ntabwo uri bugende wenyine buretse urebe ukuntu utari bugende wenyine buretse ndaje ngusomera ijambo wowe na ngeri n'uwo nguwo mubyumve neza mu bitega amatwi ubwo bugome bwanyu mwebwe ntirabuheri mwebwe bagome
bagome kubera bafura amaraso mwirwa mugotomera mwirenza ibikombe by'amaraso murya n'inyama z'abantu. Hapana. Hapana. Burundi we. Barundi kazi mwe. Nukuri. Yesu. Yesu we. Yesu mwana w'Imana nukuri. Murarushe nibyo. Murarushe. Ariko murarushe. Ariko urubanza rurasama neva. Yewe mwana w'umuntu we. Yakweretse ikizi icyo ari cyo. Icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Yewe bwoko bwanjye nakugize nteko wanze kunyumva, icyo nakuruhijeho ni iki ngaho ushinga urubanza ukimpamye, ko nagukuye mu mage y'intambara ngacyura abawe ngahoza ababo ukiwanyibagiwe vuba, naguhaye igihugu cyiza ngukundisha amahanga n'iki nasize. Rwanda we, ko naguhaye igihugu cyiza ngukundisha amahanga n'iki nasize. Uwiteka afitanye urubanza n'ubwoko bwe mu biyaga bigari. Ayiwe Rwanda Burundi nawe Kongo nimukenyere mugiye kuburana. Rwanda Burundi nawe Kongo nimukenyere mugiye kuburana. Burundi rero mutega amatwi mwumve iby'Imana yabakoreye. Yewe ruzabibu rwanjye wese wakenda iki kukiwe rindi bu. Yewe Burundi we, ko nagufumbiye uko bikwiriye nkakuvomerera ngutaguma, ko nagukunze nkakwiyegereza ni kucya bawe bangana bapfamo. Istikongo we ishusho yo kwera nyamaruha kandi imbaraga zako. Yewe Kongo we ufite ishusho yo kwera nyamaruha kandi imbaraga zako. Abarundi mwari uruzabibu rwiza Imana yavomereye kugira ngo rwere. Ruzabibu rw'Uwiteka barundi kazi. Uruzabibu rw'Uwiteka barundi kazi. Iravomerera. Abangaba birata abo basenidede abo birata. Abo bariya birata. Birata niki? Imana ko yabapimye. Dore ko test arizo zamaze abantu. Test. Igipimo tu. Baratsindwa. Pariya wasanga buriya neva uyu Ndayishimiye wasanga yarashonje, arasonza, araturubura. Arafite stoke y'ibishimbo. Sezi ni stoke y'amasazi, stoke y'ibikeri, stoke. Reka dusome. Turasoma mu bami ba mbere ibice ni 14. Durahera ku murongo wa mbere. Yumve ukuntu inzu ye igiye kumera. N'abari ababyibushye n'uriya mugore wirwa ashokoje urw'intwari
urya abene gihugu bashonje abana bayura b'igihugu muhagarariye uhanika imisatsi no buretse urebe uko mumera nabana bababanjirije umva nabana bababanjirije mutega amatwi ibi bintu mubibabwire nabana bababanjirije ntabwo mbirondora abami ba mbere ibice 14 icyo gihe Abiya mwene Yerobowamu ararwara Yerobowamu abwira umugore wati ubwo nintuza ni neva warwaje umwana abwira Ngerina ndakwinginze haguruka wiyoberanye yiyoberanye kuko atagenda yambaye biriya bitenge bitenga bitene muri ntuza wiyoberanye utamenyekana kuri mukaneva Ngerina haguruka gende wiyoberanye bataza kumenya ko funga mbese igitambaro iyo misatsi uyimanuri utamenyekana kuri mukaneva maze ujye ishiro niho umuhanuzi Ahiya aba wamvuzeho ko nzaba umwami w'ubu bwoko kandi mva mbese kubera ko bagiye ku mupfumu byana imitsima 10 n'udutsima n'ikibindi cy'umutsamu musange nawe azakubwira uko uyu mwana azamera umwana gusase bariye biriya biduduzi byose nabo gusase ntago arabo gusa buretse nuko erega muri abagome ubu Imana byose yarabibitsira bibika ngo ibyo irabikora ikakwihorere irunda yazabivanayo byose buretse nuko muka Yerobowamu abigenza atyo nuko Ngerina arahaguruka ajya yongiyo kwa Ahiya ariko Ahiya yarashaje atakibona kuko amaso ye yarahomye ahomishijwe n'ubusaza umva se Uwiteka abwira Ahiya ati dore mukaneva aje kukubaza iby'umwana w'urwaye ndakubwira ibyo uza kumubwira namara kwinjira aha haleluya ariyoberanya yihindura undi mugore nuko Ahiya yumva ibirenge bye akinjira mu muryango aravuga ati yewe mukaneva we injira niki gitumye wihindura undi mugore ese muriyoberanya murahungira he muragana he murahungira kibibe ayiwe nta nubwo muri bumenye ikibakubise wa mugani wa undi uriya witabye ntuza niki gitumye wihindura undi mugore utakigendera kuri tapi ruje ingendo zose uzijyamo utakidodesha ibintu bitana meze na neza umva ngutumweho amagambo akomeye Ngerina we Ngerina yitwa nirindi genda ryibagiwe nta kibazo murarishyiraho genda ubwire neva ndayishimiye uti umva uko Uwiteka Imana y'Abarundi n'Abarundi kazivuze ngo yagukuye muri rubanda murya ibintu ntazi byari byo muri mu mashyamba ngo mushaka ngo gukosora igihugu ngo muri abarakare bo muri 72 simbizi iyo 72 nakangaye yagukuye iriya hose irakogiza ikugira koko perezida w'u Burundi koko ikugira perezida w'u Burundi ariko ntiwayibereye nk'umugaragu wayo Dawidi ntago wigeze witondera amategeko yayo akayikurikirana ngo yikurikirane amategeko yumvire ukora ibishimwa imbere yayo ahubwo ukora ibyaha tegeka amatwi neva ndayishimiye we ukora ibyaha kurusha bakubanjirije bose ujya mu bafaramaso neva we uragenda wihimbira izindi mana z'ibishushanyo bibajwe n'ibiyagijwe nawe bakwandika icyo kidayimoni wambaye mu ijosi cy'abafaramaso ugendana ngo bagutinye n'akakazimu ugendana mu kwaha urandakaza uranyimura unshyira inyuma nuko rero niyo kizatuma neza inzu ya neva ibyago nkamara umuhungu wese kuri neva
uw'imbata n'umudendezo mu nzu kwa Neva no mu babafatanije bose ngaheha inzu ya Neva nk'uko umuntu aheha amabyi akayamaraho azayiha n'inzu yabo ngabo bose mufatanije Uwiteka agiye kubaheha nk'uko umuntu aheha amabyi nimukajye muvuga ngo ni ngewe ngo ibyo ni ngo ariko aratukana emwe amabyi dore ari muri Bibiliya hano dore umuntu wa Neva wese uzagwa mu mudugudu azaribwa n'imbwa uzagwa ku gasozi azaribwa n'inkongoro kuko Uwiteka ari ubivuze Neva wabaye umugome Barundi barashonje ukabajya imbere ibitoro birabuze mwaguze imodoka ya miliyoni ubwo si ibitoro bibuze bute ewe nge mfite stock ngo murashonje mushonje iki uguzi ko uri ntuza wa mugani uri kubako kw'iburyo kwa shitani nuko ngeri nawe haguruka witahire icyo akora uzabushinga ibirenge ku marembo umwana apfe bazamuririra ariko uwo ni we Neva wenyine uzahambwa mumva kuko ari we wenyine wo mu nzu ya Neva wabonetsweho ibyiza bimwe imbere y'Uwiteka Imana ya Isirayeli umwana wawe umwe niwe ushobora guhambwa kuko hari afite umutima utameze nk'uwawe cyangwa n'uwa nyina n'uwa nyina Ngerina 14 kandi Uwiteka azihagurukiriza umwami muri Isirayeli oyoyo ari we uzarimbura inzu ya Yerobowamu uwo munsi mbese hari ubundi umva Barundi kazi wowe rata wowe utagiye amatwi rata wowe ugiye no gutabarwa ukazakorera n'Imana cyane uyishima umva iri jambo uritega amatwi uri nyunyuze uri minine uryinjize mu mutima wawe niryo rigiye kuba kandi ryasohoye umva 15 oya 14 kandi Uwiteka azahagurukiriza umwami muri Isirayeli umwami mu Barundi Uwiteka yahagurukije umwami mu Barundi ari uzarimbura inzu ya Yerobowamu uwo munsi mbese hari ubundi murundi kazi mwana w'Imana we icyo ndimo kuvuga cyumva mbese hari ubundi ubu ntibyasohoye ndavugana n'umurundi cyangwa n'umurundi kazi wenda umwe gusa kugira ngo nibura Imana imuzamurire kwizera yumve ko byasohoye mbese hari ubundi ubu ntibyasohoye kuko Uwiteka azakubita Abarundi abe nk'urufinzo runyegera mu mazi akarandura Abarundi muri iki gihugu cyiza yahaye basekuruza abatatanirije hakurya y'uruzi kuko mwiremeye Asherimu iyo niyo Neva senga mukarakaza Uwiteka kandi azabahana bahoye ibyaha bya Neva disi yakoze kuyagiye gutanga Abarundi n'Abarundi kazi nawe yatanze ubugingo bwe no bwangerina menya nabiriya byana disi bivyibushye nabyara bitanze nibyo yoheje Abisirayeli ngo bacumure dore amavuta amumanukaho ni kizira ku Uwiteka nuko Ngerina arahaguruka aragenda asubira i Bujumbura cyangwa Gitega ageze ku muryango w'inzu umwana arapfa nuko baramuhamba Abisirayeli Abarundi ngo baramuririra nk'uko Uwiteka yari yarabivugiye mu kanwa k'umugaragu we Ahiya w'umuhanuzi nimwakire ibibatumweho kandi bibakomeza ariko dusubire mu murongo wa 14 Barundi kazi ye baba we ayiwe yo Uwiteka afitanye urubanza n'ubwoko bwe mu biyaga bigari
akanaga kubuntu niba amashami kavukire yarahwanyuwe ingurukira bizacu ese kwitaba bari abisirayeli muze duhunge Imana ihungiraho iduhunge muze duhungire muri Yesu Imana ihungiraho duhunge tuve mu byaha iduhunge muze duhunge Imana ihungiraho uhunga Imana yihungiraho ariko uyu mwana nawe uhunga Imana ayihungiraho nyine niyo buhungiro iyo uhunga ugomba kuyihungiraho dusubiye mu murongo wa 14 ye baba we kandi Uwiteka azihagurukiriza umwami mu Barundi ni uzarimbura inzu ya Neva uwo munsi ariko ndavugana n'umurundi n'uburundi kazi kandi hari abantu ndimo kuvugana nabo mbese hari ubundi ariko aka kabazo kakwinjiye neza umva rero ubu ntibyasohoye ko Uwiteka yabahagurukirije umwami yabahagurukirije umwami utandukanye kure mbese no opposite ngo diametralement oppose yabahagurukirije umwami yiteguriye yikoreye yicuriye yigeragereje uko ashaka yihereye gahunda yuko bizagenda Uwiteka yabahagurukirije umwami ubu ntibisohoye ntimugiye kubibona barundi kazi ntimugiye kubirebesha amaso ubu nimwatabawe ubu nimugiye gutabarwa ubu ntibyasohoye ubu nimutabawe muratabawe kugera kure siko gupfa mwatabawe n'abatabazi bateguwe n'Uwiteka kugira ngo abakoreshe babatabare yabahagurukirije umwami umeze nk'uko ashaka kuko nuko yamukoze mama we nuko yamugize yemwe ubu ntibisohoye se ntibigiye gusohora mu maso yanyu barundi kazi tugiye gusenga byari ibyo kugira ngo Neva abwirwe ko nta gihe nta mezi nta byumweru nta minsi yego aha ya mwabyumvise ariko mushonje mubabaye mushonje muhishiwe abihana abejejwe mushonje muhishiwe abakiranukira Imana mushonje muhishiwe abadafite amaraso ku ntoki mushonje muhishiwe abadafite ishyari mu mitima mushonje muhishiwe abatari abagambanyi mushonje muhishiwe abadafite amarira y'imfubyi n'abapfakazi abariraho umunsi ku munsi mushonje muhishiwe mwebwe mushonje muhishiwe ye ubu ntibyasohoye niko ijambo ribabwiye ubu ntibyasohoye Uwiteka yihagurukirije umwami mu Barundi niwe uzarimbura inzu ya Neva n'inkozi z'ibibi zose niwe uje kubirimbura byose ibiteza umwaka ku gihugu byose by'ibiti n'amabuye byose iby'abapfumu n'abapfumukazi byose iby'abicanye bamena amaraso atari urubanza byose niwe uje gukira ibintu mu buryo niwe uje gutunganya ibintu uragira ngo hari imikino ihari
mbese hari ubundi uyu murongo wa 14 wo mu bice 14 wo mu bambi ba mbere murundi kazi ubike mu nda yawe kandi Uwiteka yihagurukirije umwami mu Burundi ari we uzarimbura inzu ya Neva uwo munsi mbese hari ubundi ubu ntibyasohoye aho ngaho nicyo gisubizo cyanyu barundi kazi mwitegure gutabarwa yes mwitegure ibintu bitari impinduka no mushobora no kuba mufite ubwoba muti nawe azaza ibyo niba ubitekereje ubitokeshe nka diamond nta bizaba nta nibizongera gutekerezwa mu mitima y'abantu kuko umuteguro w'Uwiteka nukumeze niyo mpamvu ntagira abantu mwongera kwemera ko babakina ku mitima yanyu dore gahunda ubu rero rwose Imana yarambwiye ngo ndi umwami ndaje 1 2 3 ubwo rero mugomba kunyumvira ariko ibyo ni ibiki uwo ni uwa mbere undi nawe akaza bamaze kuba nka 10 nabangahe kandi ubwo ababibwiye ngo bakumva nibyo ngo iki gahunda y'Imana umuteguro w'Uwiteka koko umuntu awufite umuntu afite iby'Imana yavuganye nawe yamera nk'abangaba birirwa bababwira ngo n'abamikazi ufite ibanga ry'Imana amera gutyo ngaho ni mugira kenge nubwo mushonje nta kibazo mugiye guhaga mugiye kurya muhage mwatanga mugiye gutangara abihana abakira Yesu umwami n'umucunguzi kugira ngo muzaramire mu gihugu mwigire hino ntabwo nkubwiye amadini agiye kurimbukana na Neva amadini agiye kurimbukana na Neva ubufaramaso bugiye kurimbukana na Neva ubupfumu burimbukane na Neva nabanda kugarika abo ngabo ntabwo amazina yabo ntagaje nonaha nabo ngabo bose bafatanije kwiba no kwicana abo bafatanije gutuma abarundi n'abarundi kazi basonza ikintu cyitwa inzara ugasonzesha abana ugasonjesha umuryango kubera perezida wagiye kubatanga kwa shitani no mu Rwanda nuko urubyiruko pya rwose ngo ruriya rurimo rurabyinira ikipupi kadusenge abashaka kwakira Yesu nk'umwami n'umucunguzi mwigire hino barundi kazi abandi muba mwaguye ngo kubera ngo bigeragezo kwihangana kutageze ku rugero rwako namwe mwigire hino mugarike musubire mwashubijwe none umugisha uze usange wowe umuvumura cyakuriho ngubwiye akantu kandi nkubwiye akantu cyangwa ntako nkubwiye umugisha waje Uwiteka yabaturanirije umwami reka yabaturanirije umwami yamuzanye apana ntago ameze nk'ibyo nk'abo bibishushanyo ngo iki yarateguwe nyine none se uragira ngo biroroshye kugira ngo aze mu gihugu cyabayemo cyategetswemo n'abandi narondoye kugeza kuri finale Neva ndayihemuje ndayangije ndayisuzuguje kuki ndayimotse ntakimbwiye ndayijujubije ndetse ndayihakanye kuki koko rwose tugasenga tukongera tugasaba data mushobora byose mushobora byose wavuye kwa shitani cyabuze dusenge n'ubundi mu masengesho yo kujya muri gakondo gutaha muri gakondo yego mushonje muhishiwe barundi kazi nukuri kandi Imana yabagiriye neza Imana yabateguriye umuteguro mwiza cyane
haleluya mwiza ariko gahunda y'Imana kuri mwe ni nziza pe abo ngabo bitunganije abo bategereje gutabarwa gihe cyane cyo gutabarwa cyageze ubu ntibyasohoye niko ijambo ryakubajije wowe ushidikanya umeze nka Thomas we cyangwa Thomasiyene ubu ntibyasohoye koko singibyo ku muryango singibyo birabatunguye uri hehe wowe shaka kwihana yewe mwana w'umuntu we wowe ushaka kwihana uri he uri he wowe kwakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mwigire hino dusenge ariko ubu ntibyasohoye koko nyamara byasohoye wowe utari wakizwa ntumbwire ibyo by'amadini yanyu nayo ni nka ndayisuzuguye yo nguyo uyu ndayimwaje nayo iraje ikugezeyo ntuzongera kwibuka ukundi isendede FDD ijye gusibama ijye kuzimu burundu subira muri aya magambo uvuga uti mwami Imana numvise ijambo ryawe ndihannye mbabarira ibyaha byanjye byose ibyo nzi n'ibyo ntazi n'ibyo nibuka n'ibyo ntibuka nakiriye Yesu Kristo umwana wawe mu bugingo bwanjye ndizera ko yamfiriye ku musaraba ndizera ko yameneye amaraso ayo maraso nanyize ibyaha gukiranirwa n'ibicumuro amaraso ya Yesu Kristo nanyize nige yamenewe nyandukura mu gitabo cy'urupfu nyandika mu gitabo cy'ubugingo urakoze kumbabariye ibyaha byose kandi nkaba mbaye umwana wawe kuva ubu kandi ukaba uzandinda intambara yageze ku muryango uri buyindindiremo nzagukorera mwana nzagukorera nzaguhesha icyubahiro mwuka wera ndakwakiriye ngo mfashe unyobore undere ngeze ku kigero gikwiriye ndongeye ndagusezeranije Mana ngushimira ko mpaye agakiza ku buntu gusezeranije ko nzagukorera mu gihe cy'ikanguro cyageze urakoze Mana mu izina rya Yesu Kristo amen urakoze Mana yanjye Mana y'abangaba bamaze kwakira agakiza ndabakweretse ndabashinganishije mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti mwuka wera ngaba ubakiza amadini ubakize ibyonnyi ubarinde umwanzi abangaba bagusezeranije ko bazagukorera haleluya kandi barakenewe ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake urakoze kubabonye kandi ubanditse mu gitabo cy'ubugingo cyubahiro ni cyawe data ndagushimiye mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo none mwebwe mw'abanyamadini mwebwe mufite n'amazina mwitwa mwebwe nta numwe ushobora kuza ngo avuga ati mwami ndagarutse Mana ndagarutse ikindi mwumva iki kintu uri mu ishyaka iryo ari ryo ryose
uri muri CNDD FDD uwo ari we wese n'ubushize narabibabwiye ngo ariho telecommande iramukurikirana remote. Donc ariho telecommande y'urupfu uri mu ishyaka CNDD. Iryo niryo mvuze kuko niryo kirimbuzi riri hariya n'ayandi yose. Kirazira ko uku gutabarwa kuje kwageze ku muryango kugusanga mu ishyaka, ni kugusanga muri CNDD urajyana na CNDD, ni kugusanga muri yayandi yose mu yarondore urajyana nayo. Iki kintu ni mucyumve neza. Gutabarwa kwaje ngo ubu ntibyasohoye, siko tumaze kubwirwa ko byasohoye. Uku gutabarwa kuje gutabara abarundi, ni kugusanga uku gutabara ni kugusanga muri CNDD urajyana na CNDD, ni kugusanga wogeza ndayihemukiye ariwe wiswe ndayishimiye murajyana va iyambure ibyo byose bikwicisha, wambare Kristo Yesu nk'umwambaro, ugira ikimenyetso kikuranga. Apana biriya bitenge byavuye kuzimu bya CNDD, ahubwo ugira ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu Kristo. Marayika w'urupfu agiye guhita mu Burundi. Ejo bundi buriya bukurikiyeho ashobora guhita mu Burundi. Nasanga wambaye umwambaro wa CNDD araguhitana. Wipronana bya bindi byose ntabwo nzi bindi. Marayika w'urupfu nasanga wambaye umwambaro w'ishyaka iryo ari ryo ryose araguhitana, kuko niyo konsigne yahawe. Ariko nagusanga nta cyasha kikuriho, nta cyaha, utari wo gutaha, uzasigara kugira ngo uzakorera Imana. Ndabibabwiye kuko ugutabarwa kwageze ku muryango. Hari abatabarwa, hari n'abari buzire uko basanzwe bameze, uko ubutabazi busanze bameze. Niba bari mu mashyaka, niba bari mu byaha bindi runaka, ni akazi kanyu. Dore ndababuriye, ntabwo ari amezi, si ibyumweru, si iminsi. Itegure gutabarwa kuko ubutabazi bwaje. Wowe wahoze mu madeni, mwebwe pastori, mwebwe muvumisha n'igihugu rega, muri hehe tugiye gukora isengesho kugira ngo ntabwo hashobora kubura n'umwe urokoka. Wiyambura ibyo by'ipastori n'ibicyaka n'ibiki akavuga akagarukira Yesu. Erega Yesu akeneye abakoze. Data ndakwereka uyu nguyu ndakwereka uyu nguyu uciye bugufi, wikunze agakunda be kandi agasaba imbabazi Yesu kuko yamuhemukiye. Ndakwereka uyu mutima upfukamye, uyu upfukamishije amavi y'umutima. Haleluya. Umurebe mwamu, mwiteho, umubabarire. Uyu wiyambuye CNDD umubabarire. N'uyu wiyambuye pronana y'amashyaka yiyambuye ubabarire, ubarebe neza, ubarinde. N'abangaba bose bihanye ibyaha. Uwihanye ibyaha ahita aba umukunzi wawe iteka. Icyo upfa n'umwana w'umuntu ni ukutihana. Iyo umwana w'umuntu atihanye aba ari umwanzi wawe. Abatarihana bose baba ari abanzi bawe bategereje ubuntu. Ariko ababi cyane ni abakiriye ubwo buntu bakabukerensa. Bagiye kubanana nawe. Marayika w'urupfu naza ntabwo azabahitaho. Barundi kazi, nimumenye ngo igihe cyanyu cyo gutabarwa cyageze. Umva uko ijambo rivuze. Ngo ubu ntibyasohoye. Ariko uyu murongo wa 14 w'ibice 14 by'abami ba mbere, abarundi n'abarundi kazi, mwebwe muzi akabanga, mwebwe mufite akenge. Uyu murongo dore abami ba mbere bice 14 umurongo wa 14, yabahagurukirije umwami mu Barundi, ni uzarimbura inzu ya Yerobowamu uwo munsi.
mbese hari ubundi buriya bizategereza niko wibwira ubu ntibyasohoye koko ubu ntibyasohoye ubutumwa bwari ubwo turi kumwe reka nze nsenge hari n'abandi bakeneye gusengerwa Imana nyir'imbabazi turebe neza komeza uturebe neza data Uwiteka nyir'ingabo komeza uturebe neza komezanya natwe Mwuka wera komezanya natwe ndakwereka ibigiye kubera mu Burundi ndabikozaho imitwe y'intoki marayika w'urupfu arahari rwose arahari ku mpande enye zose arahari sud nord est west arahari hashinze ibirindiro yego kuko ingabo z'Uwiteka nazo zirimo zirareba neza abagomba gutabarwa mwa abasuzuguye Imana nabo bagomba guhona abantu mwitegure mukomere imitima dukomere imitima reka imitima yacu ikomere kuko Imana igiye guhana icyaha Yesu we uri n'ibiki Imana imanuwe no guhana icyaha abarundi benshi bimitse icyaha abayoboke ba FDD bimitse icyaha imbonerakure zimitse Imana imanuwe no guhana icyaha nihana icyaha se icyaha uragifata ntago gifatika ni ukuvuga ngo uwo kirimo uwo nguwo uwo kigaragaraho uwo nguwo niwe ugiye guhanwa ahasigaye mutegereze gutabarwa mu izina rya Yesu Kristo haleluya ahasigaye mutegereze gutabarwa mutegereze ubutabazi mutegereze Yesu we shimwa n'ukuri shimwa Yesu shimwa ko ubu byasohoye reka ntagahora gahanze reka turebe ba bami barenga 15 uko biri bugende reka turebe ariko Imana nayo irahari ngiriye none ntago ushobora kuyibwira ngo kora ibi ngo kubera ko ngo simbizi reka da uwo ninde ucokoje rurema ukomeje kumwicira abana atazi ko tubereye maso ninde ukomeje kumucokoza narosubira mbiwe cyane kurambiwe agasuzuguro kabamwe bisumbukuruza bashaka kukugamburuza narose wemeye ziragenda ziratera zirasiriba zasiga n'uwa kirazira mehema nabigenze bite uwo ninde ucokoje rurema n'atabakundwa barundi kazi nukuri ndumva igikoretse kandi mwumvise ko mwatabawe mwatabawe